Ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mwese aho muri hatandukanye ndabasuhuje kandi reka mbararikire mwese gukanda subscribe niba uri kureba ino video ukanda ko hasi katariho subscribe please kanda subscribe ubundi twikomereze kugira ngo ikiganiro cyacu ibiganiro byacu byiza ujye uhora ubibona kandi ubibonere ku gihe. Hanyuma rero uyu munsi turaza kuganira ku bintu bikomeye ariko byiza, ni ibintu bikomeye ariko byiza kubera ko turaza kwinjira mu murimo w'Imana deep. Turaganira n'abantu batandukanye, ni pano, turashyiraho pano y'abantu batandukanye, kandi kino kiganiro kirimo ibice bibiri kuko nagiye mbona comment z'abantu zitandukanye, ndakomeza no kubona n'izindi. Nawe niba ufite comment wumva waduha, ndaza gushyiraho nimero ya telefone muyirebe. Ushobora kutwandikira kuri WhatsApp, ushobora kuduhamagara ukaduha igitekerezo cyawe ukatubwira uko byumva. Uyu munsi rero ndakora partie ya mbere irimo ibiganiro nagiranye n'abagabo babiri, ni birebire niyo mpamvu nagiye ncamo ibice. Uyu munsi ni part 1, ejo ndashyira part 2. Ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se izi partie zombi turaba twibaza ngo kubera iki amakorari yo muri ADPR, ijambo rikoreshwa hano hanze ku mihanda no kuzima. Yes, kubera iki amakorari yo muri ADPR yazimye. Kuzima kw'amakorari cyangwa se kuzima k'umuhanzi cyangwa se kuzima k'umuntu ari we wese ntago bisobanuye kudakora cyangwa se kudakorera Imana. Aho ngaho nagira ngo bisobanure neza kuko ushobora kuba utagaragara kuri social media, utagaragara mu itangazamakuru, nibyo twita kuzima, utagaragara, indirimbo zawe zitari kuri hit, indirimbo za nta nizo ukora by the way muri studio n'ahandi, twe nk'abanyamakuru cyangwa se nk'abareba ibikorwa by'umuziki, nibyo twita kuzima. Ariko ntago bivuze ko udakora. Urugero, amakorari yo muri ADPR, amakorari menshi muri rusange, nzi ko arepeta kabiri mu cyumweru, nzi ko akora amasengesho, nzi ko buri cyumweru aririmba mu nsengero, nzi ko bahimba indirimbo nshyashya. Ibyo rero ni ibintu bikomeye cyane, uwo ni umurimo ukomeye. Nzi ko mubwiriza ubutumwa abantu benshi bakihana mu nsengero musengamo cyangwa se muririmbamo. Niyo mpamvu mvuze ngo kuba mwazima mu itangazamakuru cyangwa se muri media ntago bisobanuye kuba mudakorera Imana, ahubwo bivuze ko twebwe nyine twababuze, abafana banyu barababuze batandukanye b'impande n'impande. Mbere yuko twinjira cyane deep twibaza ngo kuki amakorari yazimye, reka tubanze twibaze ngo ubundi kuzima ni iki. Natumiye abagabo barimo Karasira Steven, ni umugabo ukomeye cyane mu itangazamakuru, ukorana n'amakorari hafi ya yose. Natumiye kandi umugabo witwa Daniel, ni umuririmbyi uzi amatekinike, uzi ibigezweho mu kuririmba, akaba n'umwanaliste bien sûr. We yatangiye adusobanurira kuzima icyo ari cyo. Reka twumve Daniel atubwire kuzima icyo ari cyo. Iri jambo kuzima rituruka kuko amakorari cyangwa se umuntu haba hari inyenyeri yakije muri rubanda, kuri social media se cyangwa mu materaniro, mu nsengero hirya hino zitandukanye, ku maradiyo, ku mateleviziyo, akahanyura igihe kinini cyangwa se amakorari akahaca igihe kinini, abantu bakabona ko yaka ari urumuri. Iyo rero ya makorari ku maradiyo, ku mateleviziyo, kuri za social media, mu bitangazamakuru bitandukanye atakivugwa, atakigaragara, abantu bahita bavuga bati yarazimye. Iyi ni impamvu imwe y'uwabifata gutya nabimwemerera kubyumva, akanabifata gutya nyine, aho yaboneye urumuri rwaka, iyo atarubonye bisobanuye ko rwa rumuri rwazimye. Yes, arakoze cyane. Ariko na Bibiliya irabivuga ngo nucana itabaza ntukaritwikirize intonga, doko ntukaritwikire, ahubwo urireke ryake. So amatabaza rero menshi y'amakorari muri iyi minsi atwikirijweho intonga cyangwa se aratwikiriye, ntago turi kuyabona. Turaza gukora n'urutonde rw'amakorari yacecetse kuko hari nandi akora bien sûr, ntago ari
ntabwo ari en general twavuga ngo amakorali yose yarazimye, hari n'akora bayatubwiye abapanelisite bacu. Uyu munsi turaganira na Daniel nk'uko mwatagiye mwumva, ndetse tunaganire na Karasira Steven. Indi video yindi yacu ikurikira tuzashyiraho ni ikiganiro twagiranye n'umukozi w'Imana, akaba nawe ari umunyamakuru uba mu itangazamakuru cyane, ubana n'amakorali cyane. Bombi ni abanyamakuru, umwe ni Arnaud Ntamvutsa, undi akaba ari umunyamakuru wa Urugero Media Group. Ni umunyamakuru ubimazemo igihe kinini cyane, uzi amakorali atandukanye, uyanatubwiyemo n'izindi analize zikomeye cyane. Ndetse na Peter Ntigurirwa, nawe abana n'amakorali ndetse aranayakorera cyane, cyane ko ari na dirija wa korali, afite n'abantu baganiriye, azatubwira uko bimeze. Yes, hanyuma reka duhere kuri Daniel atubwire ubundi mpamvu ki amakorali yo muri ADEPR yazimye, byagenze gute? urambajije uti ni iki cyateye amakorali ya ADEPR kuzima? Ese yarazimye cyangwa arakora wenda ntagaragare? Iki kintu ni ikintu gikomeye, ariko mu by'ukuri niba hari ahantu hari impano nyinshi cyane z'abaririmbyi ni muri ADEPR. ADEPR hatsitsemo impano nyinshi z'abaririmbyi pe. Waruvuze uti se arakora cyangwa ntabwo akora, cyangwa arakora ntagaragare? Niba hari ikintu kiriho nk'uko nakubwiye ngo muri ADEPR harimo impano nyinshi, niba hari n'ahantu hari abakozi benshi, hari amakorali menshi kandi akora, ni muri ADEPR. Si uko aba bantu badakora. Aya makorali kuba atagaragara, kuba urumuri rwabo rutagaragara, si uko aya makorali adakora. Aya makorali arakora cyane cyane ndetse cyane. Uzasanga aya makorali ari amakorali yibitseho umutungo w'ibyuma urimo akayabo k'amafaranga menshi. Uzasanga ku mudugudu wa ADEPR hari amakorali 4, hari amakorali 5, kandi ya makorali, buri korali imwe ukazasanga ifite ibicurangisho by'ibyuma bijyanye n'umuzika bitari munsi ya miliyoni 20, 15 ku mudugudu umwe, ku buryo ushobora kuhasanga bitewe n'ingano yo mudugudu, ku buryo ushobora kugera ku mudugudu ugasanga amakorali yose uteranije umutungo uri mu byuma byabo ushobora kuba wagera nko muri miliyoni 50 cyangwa 60. Aho ni mu makorali wenda agiciriritse cyangwa se navuga y'ubukene, y'abakene wenda. Ariko hari aho ushobora kugera mu makorali akomeye yo mu mujyi, ahantu hamwe na hamwe ukasanga korali imwe ubwayo yibitseho umutungo wa miliyoni nka 50 mu bikoresho. Naguha urugero nka korali Bethlehem. Korali Bethlehem ibarizwa mu rurembo rw'Igisenyi, ifite akayabo k'amafaranga ari mu bikoresho byabo menshi cyane. Noneho arakora rimwe na rimwe kuko hari uburyo abantu bo muri ADEPR bonsa amashereka ya ADEPR. Arakora ariko amwe namwe akabigira ubwiru, ntabisohore kubera ko ariko bafite imyumvire. Hakaba ariko n'andi makorali akora ibikorwa by'ayo makorali akora, akaba adashobora kugera ku rurevo yo kumurika. Iki kintu ucyumve neza pala, ndetse n'abandi bantu baduteze amatwi babyumve. Ibikorwa byose abantu bakora, ibikorwa byose dukora, ntabwo bitwemerera guhita bibinyenyeri imurikira rubanda. Rero ahangaha ari naho nkomereza. Amakorali yo muri ADEPR arakora, ahubwo ntabwo mu gihe tugezemo amakorali yo muri ADEPR biragoye kugira ngo agaragaze inyenyeri yabo. Biragoye. Impamvu bigoye ni kubera iki? Imiririmbire y'amakorali yo muri ADEPR yahashise kuva mu myaka yahise 20 ishize, reka ariyo nivugira ya hafi ye 20 ishize, itandukanye
n'imiririmbire y'iki gihe tugezemo. Imiririmbire y'ahahise ADEPR, amakorali yo muri ADEPR yakunze kwibanda mu kuvuga ubutumwa, donc bagakora akazi ka pasiteri kumwigisha, bagakora akazi kumwigisha ko kubwira abantu mwihana ibyaha, mugire gute na gute, abantu bazarimbuka, abantu bazagira gute na gute. Hakabaho n'ubutumwa bandika rimwe na rimwe burwaye, donc ubutumwa batanze akaba atari ubutumwa bwa Yesu Kristo. Biragoye kugira ngo hari amakorali menshi cyane cyane yo muri ADEPR yege yandika indirimbo zirimo amagambo atatu: incyuro, icyo bita kuningura, rimwe na rimwe ugashaka gusubiriza umuntu mu ndirimbo. Ubu butumwa rero bwagiye bugaragara mu ndirimbo nyinshi z'amakorali yo muri ADEPR, aho kugira ngo bavuge Yesu cyangwa bavuge Kristo, ugasanga barimo baravuga abantu ku giti cyabo hirya hino, cyangwa se y'ibindi bintu biri aho hirya. Ni ukuvuga ngo rero iyi miririmbire, iyi myandikire yo muri iyi miririmbire idahindutse, biragoranye kugira ngo igihe tugezemo aya makorali yo muri ADEPR ibintu byabo bigaragare. Indi nzitizi ituma amakorali yo muri ADEPR yakora ibintu byinshi birimo n'imbaraga ariko ntibimenyekane, ni uburyo bw'imiririmbire muri tekinike. Nimba ivuga gutyo abaririmbyi babyumve, hari ikintu cyaranze abarokore benshi cyane cyane muri ADEPR, bavuga ko kuririmba neza ntacyo bimaze, kunoza neza injyana n'amajwi na tekinike, uburyo bw'imiririmbire ntacyo bimaze, ko ibifite akamaro ari ubutumwa buri mu ndirimbo. Icyangombwa ni uko Imana yumva icyavuye ku mutima w'uyiramya, ariko ntabwo ariko kuri, ntabwo ari byo. Igihe cyose iterambere ntabwo risigara mu mwuka wera, ibikorwa by'umwuka wera nabyo ntabwo bitana n'iterambere, kuko umwuka wera ntiyanga iterambere, kandi umwuka wera ntiyanga kujijuka. Rero ni ukuvuga ngo imiririmbire y'amakorali menshi yo muri ADEPR iri hasi ndetse cyane. Ni ukuvuga ngo ugereranije n'uyu munsi, haje ama worship team, haje amaministeri aririmba kandi akaririmba ibintu bitandukanye. Ni ukuvuga ngo uyu munsi indirimbo ziriho ni indirimbo nyinshi abantu baririmba, aho kuririmbira abantu, ahubwo bagafatanya nabo baririmbira. Ministeri zaje ziriho ntabwo ziririmbira abantu, ahubwo zifatanya nabo kuririmba. Bandika indirimbo zoroheye abantu ku buryo abo baziririmbira baziyumvamo, bigahinduka ubuzima bwo kuririmbana kuruta uko baririmbirwa. Icya kabiri, bandika ubutumwa bworoheye abantu kumva. Abantu bandika amagambo, abenshi nubwo atari bose, abenshi barandika amagambo avuga guhimbaza Imana no kuramya Imana, amagambo yoroshye atarimo bya bintu byo kuningura, ya magambo yo gusesereza, ya magambo wumva rwose ukumva ni amagambo arwaye, adakwiriye kuba yaririmbwa, aririmbiwe Imana. Rero mu gihe aya makorali menshi ya ADEPR yaba akiririmba, yaba acyandika ibintu bidahuye, ntabwo byoroshye kugira ngo aya makorali azagaragare. Bakwiye kwita ku njyana, bakwiye kwita ku miririmbire, amajwi meza, bakwiye kwita kuri tekinike, kuko igihe tugezemo kiradusaba kwisanisha nacyo, kugira ngo tubashe no kuryohereza abantu bumva ubutumwa ariko banaryohewe. Kuko injyana ni ikintu kimwe gishobora gutuma abantu bumva indirimbo, n'ubutumwa nabwo bukaba ikindi mu bintu bashobora kumva indirimbo. Ni ukuvuga ngo ubutumwa ntibusigana n'injyana, n'injyana ntigomba gusiga ubutumwa. Iyo injyana ibuze, ubutumwa
yanjyana isigara ariyo kubyina gusa. Ariko nanone iyo ubutumwa bubuze injyana, abantu bumva ubutumwa ariko ntibabashe kuryoherwa. Rero ni ibintu bigomba nanone no kuririmba bipfuye kubaho ngaho, kuko turi kuririmbira Imana ntabwo bikwiriye. Dukwiye no kugira imiririmbire iryoshye, iryoheye amatwi kandi yuje ubunyamwuga bwo kuririmba. Rero mu bintu bituma aya makorari ya ADEPR akora ibintu byinshi ariko ntabashe kugaragara, bikitwa ko yazimye, n'izo mpamvu. Ariko nanone nubwo bimeze gutya, hari amakorari agifite ibikorwa agaragara, wenda nko muri ADEPR navuga nka korari Hoziyana. Korari Hoziyana ni korari ya kera cyane, ya kera rwose, ni imwe mu makorari y'imfura zo muri ADEPR. Iyi korari navuga ko uyu munsi barimo barakora, bagiye basubira mu ndirimbo zabo za kera zakunzwe, zagiye zandikwa n'uriya musaza Rushema n'abandi bantu, zirimo ziragaruka zigakora ku mitima y'abantu bakazisubiramo. Gusa nanone nk'ikindi kintu navuga, twahoze tuvuga ku myandikire, nanone Hoziyana nayo ikaba ifite mu myandikire y'indirimbo zabo zashize ikwiye gukosorwa, ikwiye gusubirwamo mu myandikire, kuko hari indirimbo nyinshi nazo zanditswe mu gihe cy'ibyo ariko usanga zirimo amagambo adakwiye gusohoka, rimwe na rimwe atari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iki ngiki ntabwo nyitinzeho, ariko ukaza wakavuga korari Shalom. Korari Shalom ni korari iri gukora, ni korari ikora rwose, igaragara, ndetse mu bigaragara yavuye mu icuraburindi ry'agatara kazimye ka kera cyane mu myaka yashize, iraza yatsa urumuri rwayo rwose. Shalom uyu munsi ni itabaza ryakira abantu. Hari korari yitwa Silowamu ya ADEPR Kumukenge. Iyi ni korari yigwijeho imbaraga z'abantu benshi bitewe n'imiririmbire yabo, mu buryo bw'ubuhanga, mu buryo bwa tekinike, amajwi, mu buryo bw'imicurangire yabo, itimu bakorana, ndetse kandi akaba ari korari iri kwigwizamo kwandika no kuririmba indirimbo z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Iyi ni korari nayo rwose urumuri rwayo ruri hejuru, urumuri rwayo ruri hejuru. Hari korari nanone navuga urumuri rwayo uyu munsi rudasa nkaho ruhari, Bethlehem. Korari Bethlehem nayo iri mu mfura za korari zo muri ADEPR. Ni korari imwe ikomeye y'ikigugu, yakoze ibikorwa byinshi rwose pale, ariko kugeza uyu munsi nayo akanyenyeri kari kuzima. Ntago nzi impamvu yabyo, ariko nyine ibintu bishobora kuba byaturuka aho hantu, wenda mu miyoborere se, cyangwa muri ubwo buryo bwa tekinike, cyangwa se muri ibyo bintu nagiye ntanga mu rugero. Rero amakorari ye menshi yo muri ADEPR yagiye azamura urumuri rwayo mu gihe cyashize, nka za Rubonobono, za Kama, za Sinayi, za Kinyinya. Ayo makorari uyu munsi kuba atagihari biragoye kugira ngo agaragare adashobora. Iriya myandikire n'imiririmbire, ndi umuririmbyi, ntago ushobora kuza ngo uririmbe ngo uze kuririmba amagambo, uririmba ibintu bitaryoheye amatwi, bitaryoheye melodi, ngo ibi bintu abantu uyu munsi mu gihe tugezemo bizakundi, ntago bikunda. Noneho kandi abaririmbyi bamenye ko abo bari kuririmbira ari abantu bafite amatwi yumva, ari abantu bajya kuri internet bakamenya ibigezweho, bakamenya ibiryoheye amatwi. Ntabwo uyu munsi tukiri ba bantu bavuga ngo ntimwumve ku njyana n'ijwi, ngo ahubwo mwumve ku butumwa mbabwira. Ibyo bintu byarangiranye n'imyaka 30 ishize. Ntabwo uyu munsi bikiriho. Uyu munsi dukeneye ko uturirimbira mu ijwi ryiza ryuje ubuhanga n'uburyohe bw'amatwi, ukaturirimbira amagambo meza tukayumva, ibicurangisho byawe bagucurangira tukabumva,
niba uri temu, niba uri umuntu umwe, niba ufite abandi bakujoyininga, dukeneye ko uduha ibintu biryoheye amatwi. Ndetse ibanga rikomeye, reka mbwira abaririmbyi, ndetse ho kugira ngo wandike ubutumwa bwiza ariko bubura injyana, rwose biragoye kugira ngo ubu butumwa bwiza abantu bazabwumve, kuko icyambere kizatuma abantu bumva ubu butumwa ni injyana iryoshye, ni uburyo ibintu biryoshye biryoheye amatwi, bizatuma ibiryoheye amatwi na bwa butumwa babwumva. Ariko nanone ntabwo injyana iryoheye amatwi ikwiriye gusa kugira ngo usige mesaje, ni ibintu bigomba kujyana bigashyigikirana. Rero amakorali yo muri ADPR icyo nasorezaho, afite imbaraga, ariko ndikambaho ubutumwa, nibikuremo ikintu gikomeye ngiye kuvuga, nibikuremo kuba ba nyirandabizi. Reka mbisubiremo pare, ntanga ubutumwa ku makorali yo muri ADPR, niyikuremo kuba nyirandabizi. Amakorali menshi yo muri ADPR, impamvu uyu munsi kugira ngo abe atagaragaza ibikorwa byayo, akenshi kugira ngo ubakosore, ubahe ibitekerezo, ubahe inama, ubabwire uti mukore ibi, mukore ibi, mukore ibi. Ibi ngibi nimbivuga, uwitwa Shimwa Josue ni umutoza mwiza w'amakorali ajyanye n'igihe, abarizwa mu itorero rya ADPR. Ibi yabyumva cyane, n'abandi batoza benshi bajyanye n'igihe bo muri ADPR, cyangwa se n'abandi bantu babyumva cyane. Niba hari inzitizi igoye amakorali yo muri ADPR kugira ngo atagaragaza urumuri rwabo uyu munsi, ni ukwigira ba nyirandabizi, ni ukwigira ba najwa, ni ukutashaka kumva inama, ni ugutsimbarara ku bidakwiye, ku by'ubumenyi bukeya, aho kugira ngo bagure ubundi bumenyi, bikaba dindiza mu iterambere ryo kugira ngo bagure impano. Aya makorali nkubwira arimo kwatsa urumuri rwayo, arimo Shalom, arimo Siloam, arimo za Hisop kwaya, arimo za Ukuboko, arimo nandi yewe na Hoziyana, nuko ari abantu bumva, nuko ari abantu bumva ibitekerezo, bumva abandi bantu, bafata abandi bantu. Naguha urugero ko mu minsi yashize Korali Shalom mu gihe yari irimo yitegura gukora igiteramo cy'imbaturamugabo bakoze muri BK Arena, bitabaje umutoza utabarizwa mu itorero rya ADPR. Ntabwo nshatse kumuvuga, ariko bitabaje umutoza utabarizwa mu itorero rya ADPR, w'umuririmbyi uririmba ku giti cye, kandi akaba n'umutoza w'itsinda wa minisiteri imwe muri iki gihugu gikomeye. Baramwiyambaje, kandi si uko babuze abatoza babizi, si nuko Shalom kugeza uyu munsi arabaswa bakora ibintu byiza, ariko baretse kugumana ubwenge n'ubumenyi bwabo bafite, bajya kwitabaza izindi mbaraga zo hirya kugira ngo zibafashe. Anyway, nsoza, reka tubwire amakorali yo muri ADPR ngo ibikorwa bakora byiza byinshi by'imbaraga babishyiremo kunguka ubwenge, kunguka ubumenyi mu bandi bantu bashoboye. Kwiga no guhoza, kuririmba no guhozaho, kuririmba no guhorana ibishyashya, no gutega amatwi igishyashya. Rero ni byiza kuha agaciro inama z'abagusumbye, haba mu myandikire, haba mu miririmbire y'ijwi y'amajwi, haba mu micurangire, cyangwa mu njyana z'amajwi cyangwa melody z'indirimbo. Ni ngombwa ko twunguka ubwenge, tukarushaho kumenya, kugira ngo dutange ibikwiriye kumvwa, no kugira ngo Kristo arushirijeho kurushaho kwamamara. Urakoze cyane Pole, ndagushimiye kandi courage. Arakoze cyane Daniel. Bibutse ko kino kiganiro cyacu ni ikiganiro kimeze nka debate. Niba hari icyo avuze utemera, cyangwa se niba hari icyo avuze wamushyigikiramo, utwandikire kuri iyi nimero nakize kuri screen, utwandikire uduhe nawe igitekerezo cyawe, kandi mu bwubahane. Murakoze cyane. Reka twumve na Karasira Steven, nawe afite uko abyumva, hari naho atandukanye na Daniel. Reka tumwumve. Ikibazo cyawe uti
amakorari ni iki cyateye amakorari yo muri adeperi kuzima? Njyewe ntabwo mbona ko amakorari yo muri adeperi yazimye, kuko wenda niba hari n'ayazimye ni ibintu biri kuri korari yonyine imwe imwe, ariko ntabwo ahubwo amakorari yo muri adeperi yarakoze cyane no kuruta amakorari yandi tuzi, na cyane ko ari ryo torero rifite amakorari menshi cyane, nka 90% y'amakorari dufite mu gihugu nayo muri adeperi. Kuko nk'ubu ngubu ntabwo wambwira ngo amakorari yo muri adeperi yarazimye kandi tubone ahangara bike arena agakoreramo ibiterane, agakoreramo amakonseri, nuko ntabwo rero yazimye rwose. Ko niyo korari yonyine yatinyutse kuba yakoreramo. Twabonye korari Shalom yakoreyemo igitaramo kandi haruzura. Hanyuma amakorari arahari. Usabwira ko korari zo muri adeperi zazimye, ukanyereka ahubwo izindi zihari ari izihe. Wenda urashaka kuvuga aya ma worship team na za ministries, ariko amakorari yo muri adeperi nayo menshi ahagaze neza kugeza ubu. Naho ndibaza ko kuba twavuga ngo ngo zarazimye ntabwo bishoboka. Turebere kuzihari kandi uyu munsi wa none zirimo zihari, ibikorwa byazo biri hanze. Hera kuri here kuri izo za Silowamu, Shalomu. Uyu munsi Jehova Jire kuva yatangira ntirabura, iracyahari, irakora, kandi izo zose nizo muri ADPR. Izindi nka za Silowamu nari nyivuze, Nyarukugere mu Gatenga, hari amakorari akora nk'imitima, amakorari kandi ameze nk'ari muri competition yawo, yaba ukuboko kw'iburyo, yaba Holy Nation, yaba yitwa Nyotari ya Alpha Jil, n'izindi rwose korari. ADPR ifite amakorari usanga nko ku rusengero ari concentre akora. Wenda hari izo tutakibona, si ko kabisa rwose, kandi kera twari tuzi. Wenda ushobora kuvuga nka njyewe naheraho ya mbere nanjye mbonye ko yacumbagiye ni korari Kinyinya. Korari Kinyinya ntikigaragara. Korari nk'iyitwaga Imbuzi ntabwo tukibona. Iriba nayo iracumbagira, ntabwo ikihari, ariko bitewe n'impamvu zihariye. Urabona ko nka Iriba ikintu cyatumye isa naho icumbagira nuko yagize gutya abaririmbyi bakaza i Kigali benshi cyane, bituma badahari buri munsi, bituma rero, kandi aribo bari abahanga banayoboye korari, rero ubona ko icumbagiye. Ariko nayo ntabwo bavuga ko yazimye, gira gutya rimwe na rimwe ukabona ibaye nkikora. Hari n'izindi korari nyinshi cyane zirimo zirakora mu buryo rwose ubona ko Hoziyana ubona yarazutse, irahari rwose, ifite ibikorwa byinshi. Umunsi wa none irakora ama live recording rwose kabisa, inasohora indirimbo buri kanya, buri gihe. Urabona ko kameme yarasubiye no muri za album zayo nako za ndirimbo zayo ziri ku ma album yayo atandukanye ya kera, ku buryo rwose ubona ko ari ibintu biryoshye. Wenda ntabwo ngewe navuga ko amakorari yo muri ADPR yazimye. Oya, ntabwo yazimye, ariko amwe n'amwe wenda ugira gutyo ukabona nka korari zo mu burengerazuba, wenda nka Beteli, nka za Betelehemu, hari ugira gutyo ukabona zinyujijemo zikoze akantu. Wenda na ya korari nayibona itagikora cyane yitwa Evangelique, yageze ku birimo bagikundiro kera, urabizi ukuntu nayo yazamutse, ariko ubona ko yabaye nk'icumbagira. Ariko ntibivuze ko zazimye, zirahari. Ubu ngubu korari zo mu Gakinjiro zirimo zirakora rwose. Nabonye nka korari Agape irimo irasohora nayo indirimbo ya recordinze muri live recording ya rero. Na Baraka nabonye itangiye kwiyumbanganya ishyiramo agatege, kandi nyine korari igiye mbona. Ariko nk'amakorari yo mu Gatsata nayo urabona ko yacumbagiye. Korari yitwa Simuruna yahoze hariya mu Kiyovu, yes, nayo rwose nabonye yaragize live recording,
hari amakorali menshi arimo arakora agenda Kimihurura. Kimihurura harimo izitwa za Horebu zirakora cyane, Umugisha, mana amakorali arimo arakora yo muri ADEPR kabisa, arimo arakora. Nabonye na nuza na korali ya hariya ya yindi ntiyaryama twashira, nayo yaratangiye gukora, nayo ifite indirimbo ubu zigera nko kuri ebyiri eshatu yamaze gushyira hanze. Akamanyu k'umutsima k'amashashi nayo ntituyiheruka. Hari nyine amakorali kera yahora hari yahitingaga, ugenda ubona ko amakorali yo mu Muhima nayo ubona ko yabaye nkacika intege, ntitukibona ibihangano bya Muhima, ntitukibona byaba Duhuza Umutima. Ariko nyine iyo ugiye ukazegera uhita ubona ko harimo ikibazo. Nka Duhuza Umutima yagize gutya abaririmbyi bayo kabisa nka 2/3 nibo abantu bagiye za Rusaka, kugira ngo umwe yagiye agenda agatwara abandi. Ubona ko abaririmbyi bayo bakomeye bose bari baragiye, hasigara abona babandi basanzwe bisaba kongera kwisuganya kugira ngo ishobore kuba yagira ibyo ikora. Hanyuma korali zirimo zirakora, ubwo ndimo ndareba nk'izaho za Kiruhura zirimo zirakora. Urabona agakorali kitwa Hisop karimo karakora cyane, karimo bariya batipe bitwa Papi umwe ucuranga saxophone n'abavandimwe batatu, uko ari batatu. Rwose urabona ko amakorali ya ADEPR arimo arakora mu by'ukuri. Hanyuma rero sinzi aho uvuga ngo mu mboni zanjye ngo mbona zarazimye, oya icyo cyo sinyemera. Arimo akora, harimo zimwe zikora, ntabwo twajeneraliza ngo zo muri ADEPR gusa. Hari n'izagiye ubona ko zacitse intege mu murimo, nka ziriya nakubwiye za Kinyinya n'izindi nka ari zagiye zibura koko wa mugani ukaba. Ariko bitewe n'impamvu nyinshi, ahanini usanga abaririmbyi bazo nk'abari b'imbere bagize gutya bakajya bimuka kubera imibereho. Arabo Kigali hano nko mu Kiyovu, nk'iyo Simuruni cyatumye icyo gihe cika intege abaririmbyi benshi cyane hano mu Kiyovu. Urabona ko babimuye benshi, bagiye gutura kure, bituma batakaza korali zabo zitakaza abantu benshi cyane, bituma nyine idindira mu murimo. Ugasanga hari impamvu buri korali ifite yihariye, bitewe n'impamvu z'uko nyine abaririmbyi bazo bagiye bavamo. Na korali Kinyinya tuvuga nayo yagize abagiye bimuka benshi cyane, ndetse n'abaririmbyi bayo bari bakomeye n'abandikaga n'abacurangaga nabo hari abagiye gutura hanze, nk'abitwaga ba Benjamin n'abandi. Byagiye bituma rero korali ubona zisa n'izicitse intege, ariko hari n'izindi nyine zirimo zirakora mu by'ukuri kandi neza cyane, ku buryo utavuga ngo korali zo muri ADEPR, ahubwo ni nazo zihari. Nushaka uzajya uyishyira kuri YouTube urebe, zisohora indirimbo iteka. Gusa harimo izo ubona nyine wenda twari tuzi zabaye nk'izicika intege, wenda nka Gahogo nayibona nta kintu iheruka gusohora, ntabwo tuzi impamvu. N'amakorali yaho ngaho hari n'indi twari tuzi yitwaga Itabaza, nayo ubona nayicumbagira itakirimo cyane. Rero nuko izo zose ubona ko harimo kugenda harimo izazamutse zirakora, n'izari zidahari zazamutse uyu munsi zihari. Niyo mvuze Hisop, niyo mvuze izo za Nyota ya Alfajir zo mu Gatenga, niyo mvuze. Ariko hari n'indi yazimye indi yaririmbye Gorigota y'Umurambi, nayo ubona yararimbye ako karimba, ariko ubona ko ibaye nk'isubira inyuma gato, ariko nayo ngo irimo irakora. Njyewe ntabwo mpamya ko zazimye, zirahari. Gusa hari izagiye zisa naho zigira intege nke kubera impamvu zigiye zitandukanye. Sese n'abandi icyo nagiraho inama korali nk'izo ni uko cyambere bakwiye kumenya yuko niba tubazi nka korali bahamagariwe kuririmba, bakwiriye rero kugerageza uburyo bazamura urwego rwabo rw'imiririmbire, bakarujyanisha n'igihe, ndetse bakanakora cyane, kuko uyu munsi udakoze urasigara rwose, kuko ikoranabuhanga n'iterambere bigusaba kwihutana naryo kugira ngo ibyo ukora bimacinge. Hariho n'amakorali nyine nabo
nk'uyu munsi hari abo byari byarananiye kwijyanisha n'ikoranabuhanga ry'uyu munsi, byasabye yuko bagerageza nk'aho barekirita wenda abajene kugira ngo bashobore guhangana n'umuvuduko w'iterambere rigezweho na tekinoloji yambaye y'uyu munsi n'uburyo icyo ngicyo nacyo cyababereye challenge. So ahandi ndumva ikindi ubona cyabayeho, mwiriye no kongera gutindaho korari. Buriya twebwe twari tuzi korari nk'abantu nyine bajya deep bakasoma bibiliya bakaduha indirimbo zirimo ivugabutumwa ryuzuye, ivugabutumwa tukura. Ariko uyu munsi aho haziye za worship team ziririmba ubutumwa zibuca hejuru, zikaba zaririmba ngo Yesu ni mwiza, bikamara amasaha abiri ari ibyo turimo gusa, mu gihe njyewe hari ibice bimwe bya bibiliya n'inkuru za bibiliya nagiye menya bitewe n'uko abaririmbyi baririmbye, nkajya kuzisoma. Njya nibuka indirimbo ya Hoziyana avuga ngo uwo ninde y'imisozi azanye inkuru zivuga ibyiza, aturutse i Bunafutari no kwa Zeburuni. Ibyo bintu by'i Bunafutari no kwa Zeburuni nagiye kubisoma muri Bibiliya mbisanze mu ndirimbo ya Hoziyana. N'ibindi ngira ngo uribuka kera imbuzi zaririmbaga ngo imifatangwe, namenye ku giti cy'imifatangwe biba muri Bibiliya mbisanze mu ndirimbo. N'ibindi bintu byinshi cyane by'amariba ngo ya Eseke na za Rehobote, byose nabisomye nyumva abantu bari, ariko numvise korari ziririmba. So uyu munsi nanone korari nazo zatangiye gutakaza wa muhamagaro wazo w'ivugabutumwa, zinjira mu mwuka wa worship. Kandi nyine worship kimeze nk'ikintu yewe twaragenderewe mu by'ukuri, twaratewe ntitwabimenya. Worship ni ikintu kimeze nko kwiyorohereza. Ntabwo abantu bagishaka guhanga, abantu bagishaka ko Mwuka w'Imana abagenderera ngo abahe ibihangano bishyashya byimbitse mu ijambo. Natwe abakorari dusa n'abatakaje icyo kintu cyacu, uwo mwimerere, tujya kujya muri worship kandi tutanabizi, sometimes atari n'umuhamagaro wacu. So ndumva rero ari ibyo naguha, ngira ngo so Imana igumugisha rero iyo ngaho yenguko. Sawa. Arakoze cyane Karasira. Mwumvishe ko we avuze ko amakorari mu by'ukuri akora. Yes, nanjye navuze ko arakora. Akavuze ko hari n'andi makorari nyine agiye avuga ngo urumva ngo nka korari Kinyinya ngo, ariko reka tubivuge mu mazina yabyo. Korari Kinyinya, indirimbo zanyu zafashije abantu benshi. Perezida Abel wowe uri inshuti yanjye, tugomba no kuganira ukambwira what is happening muri korari Kinyinya. Hanyuma korari Iriba ntago tubabona. Korari Muhima, korari yari ikomeye pe. Korari yo mu Gatsata, korari ikomeye cyane, irimo abagabo bakomeye bafite n'amafaranga n'ubushobozi, ntago tubabona. N'andi makorari menshi cyane, korari Amahoro, Dione na David Gasore. Bite bimeze gute? Namwe ndaza kubahagurukira tuganire numve uko bimeze. Yes, hanyuma rero reka mbashimire mwese, mbararikira ikiganiro kindi kiza gukurikira iki ngiki, ni partie ya kabiri, nayo irimo abagabo batandukanye. Ariko nawe waduha igitekerezo kuri iyi nimero nabahaye ukatubwira uko byumva. Ariko kubera ko message zose cyangwa se abantu bose batwandikira atari ko nasoma ubutumwa bwabo, ushobora no kujya muri comment hano, ukajya muri comment ukatwandikira message yawe, comment yawe rwose ndende uko yabimeze kose, ugatanga igitekerezo cyawe kandi abantu bose bakibona. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza, nakagaruka.